niba ari umukinnyi wari ukeneye igitego muri APR bamwita Amani Kadiokan, yabaje gutsinda igitego kuri Elmerek arangije ahita asuka amarira hasi ararira. Abantu bibaza ikibaye, ariko wenyine iki gitego yari agikeneye cyane nyuma y'imaze iminsi bivugwa. Ariko njyewe performance sinigeze nyifata nk'ari mbi, kuko at the end of the day cyanyuma y'ibintu byose izi ni pre-season, nicyo ziba zimaze nizo gutegura umukinnyi. Wenda yanyuzemo Sekafa, ariko naho ntago byari bibi cyane. Ariko nk'umukinnyi wazanye reputation nk'umubiteri, nk'umugol scorer, abantu bari biteze ko agomba gutsinda. Ariko ikintu cya mbere mukundira nyine iyo reputation y'umugol scorer arayigendera pe. Nimba ureba match za APR uzamusanga ari muri box cyane ashaka icyo gitego. Reba hano nk'iyi contre attack ari umuwinga wakirukankira mu mirongo, ariko dore still aje muri box. Ibi ni ibintu buri match yose arabikora, ahubwo ni igihe kiba kitaragera kuvuga ngo Amani Kadiokan azatsinda ibitego. Icyo si ikibazo, kuko n'umubiteri ni nature, kuko akunda box cyane. Urabona baro yipositiona ama defenseur babiri atsinda umutwe mwiza w'uplash. Nukuvuga ngo bino bintu kuva muri match zose. Reka nkwe nk'urugero, reba nko kuri match ya Gasogi, dore ngo hano yipositione urebe ukuntu uruhande yarurekeye wo bita Christian. Ishimwe Christian buriya mu bantu bari kwishimira iza rya Amani Kadiokan nawe arimo, kuko ikintu cya mbere Amani Kadiokan aragenda akamusigira uruhande bigatuma atera za monteze. Icya kabiri, iyo yinjiyemo imbere Amani Kadiokan urabona atwara umuntu, azazanye wa muntu wo kuri kabiri, rwa ruhande rugasigara rwambaye ubusa. Iyo balanshe baro nka gutya, reba ukuntu ahita yirukanga muri espace wenyine. None ndagira ngo reka Amani Kadiokan ariko kugira ngo ajye kumukurikira dukore combination, we ahita aza direct muri box, ahita aza gushaka igitego. Hano uyu mupira barawinduye, umuzamu akora save, barira mugarukira ifashe poto asongamo biranga, ariko nyine ya presence muri box tukagomeza tukayibona. Reba the same hano byaye nakubwiraga, kunaza agakurura abakinnyi, Christian akamurekera uruhande. Nimba wishimiye performance za Christian, nimba ujye na ziramonte, umuntu uzi permeta ko ntago amurekera uruhande akaba iyaminiye, we akaza gusa nk'ufatanya nawo mu hagati. Kuko impamvu aza gukiramo hagati nawe buriya yazanye reputation y'ibikira cross Christian yaratanze, yazanye reputation yo gutsinda, ariko abantu bibagiye ko na assist yazitangaga. Buriya n'umupaseri na assist arazitanga. Rero kantu kagenda kigaragaza muri match, nge nk'abandi cyari ikibazo cy'igihe ibitego Amani Kadiokan azabitsinda. Ari mu bakinyi beza binjiye muri championnat y'u Rwanda, byo nugira ikibazo. Reba byari nakubwiraga, reba Christian agiye kwakira umupira, kuko Amani Kadiokan we ari kwiyatakiramo hano mu hagati. None babakinyi bose bari bamukurikiye bahise basanga Christian afite umwanya, bagise bajya kwa Christian, ariko bari babanje kwa Amani Kadiokan ko yabakuriye, bahita bahindura umupira muri box. Nkeka ko igitego aricyo cyamubabaje cyane kuba atarabashije kugishyiramo. Reba wazi imbere y'izamara arababara, ariko nyine ngira ngo uri kubona ya presence hariya mu rubuga rw'amahina, nyine bikwereka ko ari umukinnyi uri elite. Ni wa mukinnyi ukunda box, akina zino wing, ni umuwinga w'umuforward. Musobanuye profile ye, ntago ari wa muwinga nk'ababarafinda b'imirongo cyabita bazizi bazane ngo birukanke cengo. Ni wa muwinga w'umuforward, nyine abari hybrid y'umwataka n'umuwinga. Rero abo bantu uzasanga bakunda gutanga assist ari no gutsinda ibitego. Nk'urugero nka Mohamed Salah ntago yakinaga nka Sadio Mane ngacenge n'ibiki, ariko wasangaga amurusha assist n'ibitego. Amani Kadiokan nawe niyo style ye, uzamubona muri box, uzamubona ari kurekura imipira ya nyuma. Ndekura imipira ya nyuma ari match yatanze ma system, ariko kuko we yifata kuri standard yo hejuru, we ashaka icyo gitego, we abashaka kumva ko yatsinda, kuko yazanye reputation nk'umubiteri. Kangwe ngo tujye ku yindi match, turi kujya kuri match yagiye akina muri APR. Reba the same hano kuri ya match ya Matare. Ino ni match ya Matare by the way. Reba ukuntu ya presence yo muri box, nyine mba nkubwira ukuntu agiye kwita yirukanga iposition imbere y'aba defenseur. Uyu mupira uba munini, doze yabaye nini cyane, ariko urabona ko ya presence. Nimba hari umuntu APR bizabitegereje bitego, ujye wandika Watara, wandike na Amani Kadiokan. Watari kina murusha wamaze gufatisha mazigiye, kandi APR yanatangiye nawe urumva morale iragabanuka, ariko APR nimara kugaruka, APR ya nyayo morale iri hejuru. Umuntu bita Amani Kadiokan na Watara mujye mu batuma ibitego bombi, atari Amani Kadiokan azaba ari Watara. Reba hano kuri match ya Mayiro ukuntu ashyira baro akahita yikontrola agakubita umucomekano, wayibonye. Reba through pass, una Amani Kadiokan yayihaye Fidari atsinda igitego. Ino ni match ya Etincelle Rubavu. Iri kumva bikwereka ko nyine iyo pass byandi nakubwiraga. Reba nko kunagiye kwakira umupira kuri karindwi yigoronzore, reba iyo cross agiye gutera, nyine umbwire ntago ari umuntu usanzwe,
nukabona ibintu by'imibare ari ukuntu umukinnyi ntabwo abakinnyi bafatishiriza icyarimwe bitewe n'ukuntu ikipe nazo ziba zimeze, ariko ku kintu bita assist nazo ujya umwandikaho nk'uko ubara Memeri Doka, Memeri agomba gutanga assist, Amanikwa Doka nawe ujya umutegerezaho assist, reka afatishe gusa ni ikibazo kigiye. Reba nko kuri match ya Gor Mahia wenda tujye muri Sekafa, ntabwo yabashe kwigaragaza nk'uko abafana babyifuzaga, nk'uko bari bamwitezeho nka new signing nk'abandi bakinnyi bose, ariko nabonye icyo bita movement muri box, nakwambia uno mutipe akora movement man. Reba nk'ahantu counter attack, dore nguyu ari inyuma y'ino mu defenseur, ariko raje uko nagiye kwita yigoronzora azemo hano, arabanza akamwihisha. Impamvu ahera handi inyuma no kumwihisha kuko arabizi ko umukinnyi ntabwo wareba baro ifitwe na Watara ngo urebe na Manikwa Dioka icyarimwe, we araguma akakwitsimba inyuma, noneho baro bajya kuyihindura akahita kujya imbere. Reba uko nagiye kwita mujya imbere, muvuma z'abantu bari rite. Reba paf, umuzamu akora save nziza cyane. Hano mwari kwita bo muririmba, ariko ku gitego kitagiyemo ntabwo byabashije kumva ko uwo mukinnyi yigaragaje, ariko nyine iyo muvuma ngemba nayibonye. Niyo mpamvu mba naje kubakora bino bintu reka turebe cya kintu umuntu atazatsinda ngasigaye atsinda, kandi n'undi yarasanzwe akora izo muvuma. Reba nkangaha hano afite kuba ataratsinze, ariko reka nkwereke igitego cyo kuri Garde Republicaine ubwo twagiye muri Sekafa tayari mu performance ze zo muri Sekafa. Uraje rebe agiye gukora pressing hariya, yambura umupira ahita akora ya muvuma ye tumaze kumenyera indi twari turi kuvuga muri box. Reba hano araje ahise abona ko no mukinyi bagiye kumuha baro, ariko atari muri position nziza yo kuba ya control. Ikintu agiye gukora ni iki, agiye kwitaza mu kubita icyo bita pressing, ahita afata umupira ahita wohereza imbere, arangije ahita akora ya muvuma muri box. Reba sprint agiye gukora. Dono impamvu igitego atari we wagitsinze ko igitego cyagiyemo, reba ya baro iraje niwe bayihaye, niwe wirukanse niwe uri imbere ko dore nguyu, ariko ino baro igiye kwitisa nkisubira inyuma gato, ari ukuntu kari gakavinze kahita gasubira inyuma gato gasanga Traore abari ugatsinda. Reba kahise kidunda inyuma ye gatoya itisanga Traore, ariko yari yamaze gukurura umuzamu. Impamvu Traore yarobye mu izamu ryambaye busa ngira ngo urayibona, yari yamaze gukurura umuzamu ko umuzamu yayishyizemo ari Amanikwa Dioka ugiye kuwutera, ariko nakunze uburyo yahise amenya ko nimba yonyine mu muvumano yahise amenya ko ino baro yamurenze, akujya ajye kurwana nayo. Rero ukuntu agiye kwita ayitazamo gakere bakanagiye gushyiramo kugira ngo Traore abashe kuyikina, afite kuba yaramuhamaga ko yireke. Rebana kanagiye gushyira mureba, urakabona ahise asa nk'uyireka ari Bolonya, bikwereka ko nyine iri muvuma. Impamvu nyizanye bikwereka ko nyine hariya imbere y'izamu hariya muvuma zigana muri box arazikora cyane, bikwereka ko ni ikibazo cy'igihe ibi ngibi bitega azabitsinda azabimariramo. Urundi rugero naguha ni kuri match ya Vipers, ni match zo muri Sekafa, bakoze pressing neza we na Memeri Dao na Watara, bakoze pressing neza, umwe afungwa agomba gufunga birangira Memeri Dao rekipeye baro. Hano nkweretse uruhare rw'ibitego amaze kugiramo nubwo atari assist n'ibiki muri Sekafa, yagize uruhare rw'ibitego biri mu buryo bure directed. N'uyu nguyu n'umupira niwe wahaye Watara uno mupira wushose usanga uwo bita Traore. Urumva ibitego byose Traore yatsinze muri Sekafa, uwo bita Amanikwa Dioka yagize murare mu buryo bure direct, nuko ngo abahari muri za zone ziri danje, muri ya max yakomeye abahari, bikwereka ko nyine ari umukinyi wa action yakomeye, si wa muwinga nk'abarafa ariko nk'umuwinga simbe ni barafinda n'uw'imirongo. Niyo mpamvu barafinda bure yakoranye n'umuntu bita Claude kurusha Christian, kuko barafinda akunda imirongo, kandi Christian nako Claude ntagazamuka nka Christian. Rero icyo kintu gituma barafinda uwo murekera uruhande, ariko uyu muntu ufite nk'umuntu nka Christian uzamuka cyane, ubukene mu winga nka Amani we ukunda kwinjiramo hagati kugira nyine babashe gupermeta bakiriye sinombre mo hagati, kandi batajya kwifungana ku ruhande, bajye kurwanira uruhande, buri wese apermete babashe gukina. Za muvuma ze hano ntago ndandarangiza kuri muvuma ze by the way. Kuri match ya Vipers ngira ngo umupira kajya agiye guhindura, agiye kwita azabone ko abantu bose bataraye abatwaye aze yipositionemo hano, ariko kubw'amahirwe make n'umuntu bita Memeri Dao yari yabibonye ariko ntiyabasha gutsinda. Ariko no mupira abona ko byari kuba byiza iyo Amani bari wukina nkuko Memeri Dao ari kufata ko nka Amani, ariko ubona ko yari muri position ziri danger. Ni kwereka yuko ewano n'umugoro scorer ntuzagira ikibazo ku bintu by'ibitego kuri Amanikwa Dioka, kuko nawe nimba basha gutsinda igitego kimwe akarira, bikwereka standard we yifataho.
ntabwo byari byaramunaniye kwiyakira kuvuga ni gute njyewe umuntu utsinda bihoraho, ni gute mburi igitego mu Rwanda narabimariye bo muri Cote d'Ivoire. Kwiyakira bisa nk'ibyanga kubyiyumvisha nyine, nubwo still aracyari muri pre-season ariko buriya igitego kimwe uri uzabaza abantu bose batsinze ibitego no ku isi niburaye barabivuga ba Cristiano Ronaldo, ukina igitego kimwe gusa, kimwe cyonyine kigusubiza muri mood amakipe urayakubita nohera ku murongo. Ni kuvuga ngo igitego nicyo kintu pre-season imaze, igitego kizigiye pre-season iri gusa nkirangira, nubwo APR itari yikuye muri Super Coupe ariko igitego ni seze zajya gutangira, fixtures zamaze gusohoka, uyu nguyu ari muri forme za atari no gutangira na championnat kubita. Igitego ugomba gutuma Watara, ugomba kugituma Mani, assist ugomba gutuma Memeri Dawu, ugomba kuyituma Mani, kuko we ari muri iyo calibre niyo qualité yo gukora ibintu byose kabisa, byose tout travaux, arapasa, aratsinda, ari complete forward. N'ubu ushaka kumenya kategoriye ntago ari umuwinga wo mu mirongo, no umuwinga wo mu forward, ni nk'abamo Salani. Undi muwinga mu forward nakubwira ni nk'aba abita ba undi rugero ba Mbappe bagikina ku wing, wa muwinga n'ubundi uzasanga muri box cyane, ba Cristiano Ronaldo n'ubundi akina kuri wing ari kuzamubona muri box cyane, niyo noze. Undi muntu asa nk'umujyanya nayo mu Rwanda, umuwinga wo mu forward wakinaga mu Rwanda yari nka uyu Willy Osombe Onana, ati Soko Jaburi nayo n'umuwinga wo mu forward, nukwa iyo profile cyangwa iyo nuzakinye kuri wingo bita Jibril Watara, nawe uzasanga ako kaza gakora, azaba ari ku ruhande ariko nawe uzamubona muri box cyane ashaka icyo gitego. Naba winga baba forward, niyo profile ye byatari wandikira kumana kimwe. Nimbugeje hano ndakwemera sana, Astana Vista kabisa.